ntago muzi mwana. Ntago muzi. Usana bimeze bite wowe? Sha Jane ameze neza tu. Yavuze ko cyumbajije ngo Jane ameze neza. Nako ndagashimira Imana. Kandi ibyo wakora byose ndabyubaha. Ni nk'umwaka. Ya nkuko mubibona ubu ngeze kwa PROMESSE nsa nk'umutunguye ariko murabizi ko ewana mwabarebaga mu kanya bari mu rukundo uko byagenda kose. Reka tuze tuganire nabo twumve urukundo se ruravahe rurajya hehe. Merci, don't miss out, ntucikwe, nagira ngo ube tayari, ariko mbere yaho gato ukore subscribe ukane no kukazogera. Merci. PROMESSE. Yes. Bikwa. Nariko twaraburanye. Nuko twe twavuganye you don't miss out mba ngomba kwagera. Yeah. Shut up maniga. Ndabona umeze neza. Niwe uyu nguyu. Ntago yaranze ariko ari buze kumenya. CDB. Nagira ngo rero mu ikiganiro tuganireho gakeya nkuko narinje kubasura. PROMESSE. Nari papa wanjye. Ndagira ngo tuganireho gatoya nari ndimo nirukanka nuko nari nanze kugutengwa tu. Nakuri twatira gatebe se yari muri jardin. Byaba ari sawa kabisa. Yego twongeye kubakira kuri PROMESSE TV show. Amahoro turabasuhuje banyakubahwa. Murakoze cyane. Si micyo. Noneho urasa na bikeya noneho nimvuga uwo muri kumwe we ni ikibazo. Mumeze mute? Biragenda turashima Imana. Nsanze mwicaye niki dukora mu musatsi. Gahunda se imeze gute? Gahunda imeze ite? Ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu nsanze mumeze nyine hano mu rugo. Nari nsanzwe nagusanga muri iyi mood, ahubwo byagenze gute ko mbona uyu munsi ntazi uyu muntu we nuwahe kandi ko ntamuzi? Ntago muzi mwana. Ntago muzi. Usana bimeze bite wowe? Nanjye sinzi ahubwo mu minsi mike ubwo twaherukanaga ntago wasaga gutyo, wari ufite kandi gasura rwose, ariko ndabona none isura yabaye isura. Yego PROMESSE mumeze mute? Turashima Imana. Nishimiye kongera kugera iwawe noneho nkaba mpageze uri kumwe n'umuntu harimo gushimashima. Ndabyishimiye muri make nubwo ntabyishimiye ndagira ngo amakuru nambwira uwo ari we. Abakunzi bacu barabizi uyu nguyu ni girlfriend. Nubwo uri kubicisha ku ruhande ariko wari wanabinsabye nubwo utaruzi neza ko ahari. Naransabye uti nazaza nkabaganiriza sibyo? Kuvuga ngo rero ngo iki niki ntacyara udacyase noneho nkunda ukuntu mbwira bitanye ngo iyo udacyase yo ntacyase. Oya ndishimye naguhamagaye hari hashize iminsi tutavugana kubera ko wasaga nk'uwabuze kuri showbiz, ariko naguhamagaye kugira ngo tuganire noneho nshimishijwe no kuba mpasanze undi muntu mushyashya. Ntago ari mushyashya. Ku bantu bamuzi baramuzi neza cyane. Uyu mwari mwiza, mwari utemba itoto. Ampuchuri. Oya se sha uyu mutaka ntago ari uwaso. Uyu mukobwa ni uwaso kuri kumutaka. Yego kibasumba sha. Bikari byanjye no vuga ngo tumaranye iminsi biko ari guca mu mwaka ariko abantu bamuziho nta n'ukwezi kurashira. Urakoze, ahubwo nari mfite ikibazo tuvugana ntabwo nari nzi ko ndi buhamusanga. Wantunguye? None se cyanga byakunda kubibona ko cyanga bikunda biri gusatira weekend, kandi weekend nyine komba ko uri kumwe no mu byumba kimwe mbabare rero natangiriye aho ngaho. Ahubwo se mu buzima busanzwe bumeze mute?
ntabwo ndamugarukaho ndibuze kumubaza ariko ndagira ngo ubanze umbwire ese ni muntu ki kuri wowe kubera ko hari saga zari zimaze iminsi ushobora kuba utazizi ariko uziziho byinyise kandi uziziho kubera ko mu minsi yashize hari umuntu wari waratumurikiye muri mu rukundo reka sinakubwira rwose Jeni amakuru ye wa mugabo we sha Jeni ameze neza tu ameze neza tu ameze neza yavuze ko cyumbajije ngo Jeni ameze neza oya wenda ndakugarukaho ndagira ngo ahubwo ubanze unyibwirire izina ry'uyu mwari bamwita Ana muri aho ndaho amakuru ni meza nagira ngo umbwire uko wageze hano urugendo rwakugendekeye ariko si ibyo birakureba ibyo ntabwo bikureba mani kuba yaje ni kimwe no kuba nese nyine ntubibona ko yageze hano amahoro uracyari wa wundi we nuko hoya ntawe uracyari wa wundi nyine tetesha mu rukundo sha pe ariko nyine urumva ko byagenda kose mbona ari amahoro kandi urabibona koko mbona umwari utomwaye utagize n'ikintu atwaye Ana ni makeya nagira ngo mwibarize maranye igihe kingana gite na PROMESSE sinabivuze oya PROMESSE reka bambwire ni umwaka mukundana muri mu rukundo muri makeya urana turi gutabira muri mu rukundo urana turi mu masinde hari akantu twajyaga dukora kera iyo abantu babaga bari mu rukundo basanze mu rugo nk'uko mbasanze mu rugo murimo muganira ndabizi TV yanyu irareba cyane ndagira ngo mbere yuko dukomeza ubanze untakire uwo mwari umumbwire mu byimbitse bamwita Ana ariko umbwire ukuntu ambwiye ko mu mwaka umwe aribwo mwamenyanye ese ubona Ana ahagaze gute mu rukundo bitewe n'igihe mumaranye se kumutaka nko kagira imana mwe kabikwiye kari umutaka ubagusumba cyogere baririmba rwose maso y'inyana umwe mbona mu bandi arabasumba bose kandi arabaruta kabisa uko byagenda kose wihangana kuko ni ka telefone kanjye abanyamakuru agatara karatse ingayo nguko hanyuma urakoze nari nyikomeza ukimbwira wintesha umutwe reka nitakira umwari baby umwari utamwaye utagize n'ikintu atwaye sibyo urubavu rwanjye ikibasumba kandi kibayiga uri imyakura yanjye kandi byose byanjye uri rudasumbwa uri icyogere baririmba rwose umwari w'igwa Gasabo ni ukuri mbona uteye neza urabaruta bose hahandi nicara nkumva neza mbaza amahoro n'amahoro uruta ifeza ndetse n'izabo usumbye byose bituye kuri iyi si utusumba ibintu byose bituye kuri iyi si uri rudasumbwa ni ukuri nyuma y'Imana ariko mana wumva numiwe ahubwo kandi kuzishaka nkazibura sinzi nimba ashobora kuba yaraye rwose yagize ate yaraye kurara se ni ikibazo ngo murakoze Ana waraye mu bigaragara byo ntabwo ari bwo waruje waraye oya murahahuriye oya turahahuriye ntabwo naraye nagira ngo naje mu gitondo nagira ngo nisabire umugabo wawe nawe ugire ikintu umubwira mu by'ukuri kuko hari byinshi turi buze kuganira ubu ntaransobanurira kanumva icyo ambwira sorry wese kumusha mu ijambo reka navuge nawe reka mba nshaka numva icyo umbwira gira ikintu umubwira PROMESSE amaze urumva mu mwaka mumenyanye urukundo nubwo mbiziho ariko ndi kugira ngo aze kubisangiza PROMESSE TV show agire ikintu dutangariza kubera ko tumaze iminsi tutamubona mu rukundo ahubwo se turashaka kureba realite y'umukunzi mushyashya numvise azi ngwiki akacyana ariko yabo nzi ibisigo ariko njye namuririmbira ntacyo bitwaye ako na akantu gatoya akantu gatoya kube okay nako ndagashimira Imana kandi ibyo wakora byose ndabyubaha ati ngiye kukuririmbira akuri n'umugisha dore ndabona imvura ishaka kugwa kabisa ndagukunda rimwe na rimwe
amagambo mbivugamo numva naguhobera gusa nkatuza ibisubizo byanjye urubavu bwawe ibyo ntukabikidikanyeho habe n'isego ako kana kavuze atera akahe ngo ndagukunda Prome nanjye arakoze ndagukunda. ni ukuri njye ubu byandenze ahubwo ubu sinzi ndumva n'ibibazo nabirekera nubwo mfite byinshi ariko se aragira ati ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo iyo wowe mu by'ukuri ugerageje gushaka amagambo bivugamo ndabizi uri umutakankindi ariko ndagira ngo umbwire muri makeya ujya ubona amagambo bivugamo. amagambo ndayabura kubera yuko umukobwa twahuye ndi mu nsanganya ndi mu bibazo ndi mu ntambara zidasanzwe sibyo ahanini z'umutima kandi murabizi ukuntu kuribwa n'umutima biraryana sibyo cyane cyane mu rukundo rero nanjye njya mbura amagambo mbivugaho hari igihe njya kuvuga ifeza cyangwa inkindi cyangwa rudasumbwa cyangwa se n'ibindi nkasanga ahubwo hari ikindi cyagakwiye kugira gute cyagakwiye kuba gisumbye ibyo byose nkumva nyine mbomboza uburyo mbivugamo just ubu ngubu uko mbibona sasa ni wa muntu mbyuka akambaza waramutse ute wiriwe gute se wariye kakaba nibwo mubwira ngo nariye ntabyemere kuko sinzi uko aba abitekereza akaba ari wa muntu mubwira ngo ndagushaka akaza yirukanka akandeba muri rusange mbona aho Imana itarabahari Prome urakoze pe usigaye muri iyi minsi uritonze sinzi kera wahitaga ukubita umuntu ikibizi iyo waburaga amagambo bivugamo none ubwo ndagusuzumye mbonye n'ubundi oya bizu reka mbivuge gutya bizu igaragaza urukundo ariko igaragaza nkubisinguma umuntu hariya mpita nkuka amenyo niyo mpamvu mbise nkuka amenyo y'urutoki urumva urutoki rugira amenyo dore n'icyo numva ntabwo bizu nyine ni amarangamutima yego nibyo ariko nanone ntabwo bizu ariyo yerekana urukundo kenshi ntabwo bizu ariyo yerekana urukundo kenshi nanaguhobeye buriya niba utari unabizi guhoberana bivuye ku mutima biruta guhabwa bizu abanyamakuru se shatwe waba ushaka iki bizu abanyamakuru reko murinda aya mani murakoze hanyuma ya byose reka aho ngaho tugarukira aho ngaho nibyo ahubwo mu minsi yashize wari ufite gahunda yo kujya hanze abakunzi bawe bamwe bantumye barambaza ati utubarize promesse ese ibyo kujya hanze wari ufite gahunda yo kujyana na Jane uraza kudusobanura muri make Jane amakuru ye ibyo nakubwiye Jane ameze neza ari kumwe n'umukunzi we Bertara nawe ameze neza mu rukundo nubwo twatandukanye ntabwo bivuze ko waratandukanye na ex wawe baby uri kumbabaza baby ntabwo bivuze ko kuba twaratandukanye mu rukundo ntashobora kuba namenya amakuru ye gusa ibyo kujya hanze byo ni ibihuha nta byari bihari kubera yuko ubuzima bwacu bwa buri munsi nyine iyo ubaye umusitari n'abakuvuga baba benshi sibyo n'abakuvuga baba benshi ariko n'abavuga ibidahari n'ibihari njye kugusubiza nkeka ko byo kujya hanze nta byari bihari nkusubirije hamwe nyine ubu turi kuri Promesse TV show akande subscribe kugira ngo bajye bareba ibiganiro byacu kandi kuri Promesse TV show ubundi mu rukundo Promesse ni umwe mu bantu ba mbere bahagaze neza muri iyi minsi
uragira ati Jane Mm. ntabwo byakuza kuvugana nawe ko guciringa ariko dukumbuye kumubona imbere ya kamera ya Promesse show TV cyangwa TV show bimeze bite sinzi nimba mwaba mumeranye neza ku buryo ashobora kuza imbere nyine kuri Promesse TV show ngo agire nawe ikintu atubwira njye mukumbi imbere ya kamera za turi kumwe Promesse. ya mbonda nubwo wenda ari abantu bajya bavuga ngo abantu bamenye cyangwa se bagacishaho bagatandukana hari ukuntu baba batamenyanye neza ariko reka mbimwisabire ni ukuri afashije twazasurana sibyo tukaganira kuko wenda hari abakunzi banjye bandakariye hari abakunzi be nako banjye be bandakariye kuko niba twari kumwe hari abakunzi badukundaga twembi ariko nimba tutari kumwe hari abakunzi basigaye bamukunda nanjye bankunda ariko bifuza kuba nibura batabonamo bya bindi by'udutotsi ni ukuvuga ngo rero Imana imfashije ni nacyo nsaba Imana uriya mufata nk'umuntu wari ukomeye kuri njyewe nubwo bebe wanjye atabyumva nabi burya yatangiye kuzanyije inyoye kuzanyije ntabwo bakivuga kuzana kuzanyiza inyoye yaratangiye kuzanya izinyori kuzana izinyori hari abahungu nabyumvishije babivuga sasa ntafate nabi kuko narabizi nubwo twatandukanye ntabwo bivuze ko twacishijemo icyo bita ikisi umuriro now wenda n'ibyagiye bivugwa nuko wenda nuko rimwe na rimwe hari ababyumva nabi ariko ntabwo Jane mfite umutima mubi ananyumve nanabimusaba ni ukuri wenda n'abakunzi bacu badukundaga twembi ndifuza kuzamusura we na Bertara nawe akansura na monanje wanjye ese mu by'ukuri Bertra icyo kintu yigeze akiganiraho cyangwa akikuganiriza mbere y'uko mutandukana njye Bertara ntabwo turahura ntabwo turahura ariko yamukuganirijeho antuka Jane ntawe ntabwo twigeze tumuganiraho nkuko nanjye atigeze amenya ibyanjye na monanje wanjye bebe wari ubizi ko witwa monanje ariko mana we na monanje wanjye njye na monanje wanjye na Jane ntabwo baziranye ndetse nanjye na Bertara ntabwo tuziranye mbere na mbere couple ni sawa merci beaucoup couple ni sawa twishimiye buryo ki mutwakiriyemo hanyuma nagira ngo nibarize monaki monanje marayika wanjye marayika wanjye we wisanze gute mu rukundo we na Promesse hari ibyo wabonaga mbere y'uko umenyana na Promesse ndagira ngo udusangize se mu by'ukuri mbere y'uko umenyana nawe wigeze umenya umu ex wa mbere ahubwo niho namumenyeye kuko nakurikiranaga ibiganiro bakoranaga kandi nkajya mbona utazi nkajya mbona ntazi ntabwo baberanye urakoze ni ukuvuga ngo abasitari akenshi cyane nka Promesse arazwi muri iki gihugu arazwi ni umuntu uzwi ni umusitari hari amagambo menshi ajya avugwa ku basitari ngo nta rukundo bagira ndagira ngo udusangize nk'abakunzi twe tubirebera ku ruhande tutaba turi imbere ya kamera utubwire ese koko mu rukundo wa Promesse wamubonye ute nk'umusitari nk'umuntu ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo ibyo bintu bavuga ntabyo nabonye pe hari igihe abantu bagenda bakishyiramo ibintu bakavuga ngo umuntu n'uyu ntabwo yagira urukundo ariko mbona atari byo mu rukundo Promesse ahagaze neza cyane Promesse ndagushimiye mu byubahiro byanyu ni ukuri hari amagambo menshi bajya bavuga ngo abasitari akenshi nta rukundo bagira cyangwa se baba bafite urukundo bakajarajara bakarubeshya abakobwa benshi nawe niko ubibona Promesse ntabwo ariko mbibona abasitari urukundo rwabo ni urukundo rumeze nk'urw'abandi bantu bose ahubwo impamvu ushobora kubivuga bebe uri kubabara warushye
oya nimba ihangane warushye nabicaje hamwe nubwo nasanze muhicaye okay ko Ikigero mana gutya, ku kantu gafate neza kamera ako kantu gafate neza arimo aterura umuntu okay uricaye none fresh cameraman uri kutureba okay nuvuga ngo nicyo nari ndimo nkubwira iyo ukurikirwa n'abantu benshi n'urugero cyangwa ukaba ufite abantu benshi bagukunda haragukunda urukundo rw'umufu nk'umuntu ubashimisha hari n'ibirangira bagukunze noneho byanga bikunda hari ukuntu ushobora kubana n'abantu ni ukuvuga ngo ntabwo waba unkunda unkurikira unyitaho numpamagara umbwira ngo ndagukunda ngo mubwire ngo no ndagukunda nk'uko wambwiye ndagukunda ndagusubiza nanjye nuko ndagukunda ndanagushimira we bitewe n'uburyo yabikubwiye n'amarangamutima ye akagira ngo umusubije igisubizo yashakaga kumva yashakaga nyine kumusubiza bityo ejo yahura n'undi akavuga njye twaravuganye wenda nk'urugero nkanjye promesse twaravuganye naramwibwira ndagukunda akakubwira yego nawe yakubwiye ko agukunda nawe ugasanga biragoye kuzagira amahitamo yo kumenya ngo ba bantu nyine bose uba ufite uwo ukunda by'umwihariko urukundo w'umukopi n'umukopine ariko hari n'urukundo rusange rw'abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe bityo bikazazamukiramo wenda izindi nkundo runaka burya hari n'abasitari baranagowe kandi njye ntabwo navuga ngo mwaragowe oye jesi ndamusitari ko ni inzira ariko ndashimira imana n'abanzi ni imana yabampaye kandi n'abantu benshi ni ngombwa ngo utangire ubifiringe biba byiza iyo utagira cyane urakoze ari umufaransa abafaransa nibo bavuga ngo urukundo ntirubaho ahubwo habaho ibimenyetso byarwo muri makeya abakunzi bawe bari kudukurikirana kano kanya live ndagira ngo mutwereke icyo bita ikimenyetso cyangwa se ibimenyetso by'urukundo bafite ibibazo bitanu ndi buze kubabaza ariko mbere yuko mbibabaza ndagira ngo mubanze mutwereke icyo bita ibimenyetso by'urukundo ikimenyetso cya mbere niko twicaye mu ntebe imwe batanze amashyi buriya bafana sheri wambaye bizu bakayibona sheri wambaye bizu urayimaye cyangwa uranyibye arayimayera uyishyize he ushyizeho ikimenyetso cy'aba bandi bajya bavuga yabyumvishije neza nibyo kananye mwembi it's a signs of love ku bantu bazi ururimi nuko babivuga ibimenyetso by'urukundo hanyuma nkuko nahoze mbibabwira mufite couple nziza mushikame mu rukundo hanyuma mbere yuko nza hano ari umuntu twahuriye ku irembo arimo gushaka kandi nawe ni inzobe waje kurusenya ntabwo ari ukurusenya ndagira ngo nsobanurire ese umuntu duhuye ni uwahe umuntu muhuye yaravuyemo hano se cyangwa turahuye arambwira ngo yaraje kukureba abanyamakuru urabizi tumena umuceri murasa pe ubwo ni wowe muhuye rero yaragiye ku muhanda tu ahubwo urijijishije ntabwo yari yambaye iyi myenda nibyo nahoze natangira no yaraye ntiyaraye urashaka kuneza abakunzi ba none urashaka kumvikanisha ko asohotse hari undi uvuyemo hano murakoze abakunzi bakurikiranye promesse show tv cyangwa se tv show uko wabivuga kose ndagira ngo mukore kuri ako kazogera ahangaha turi mu rugo kwa promesse ndagira ngo abakunzi banyu ni iki mubateganyirije mu rukundo kuko kenshi turakundana tukabivamo ejo tugakundana tukabivamo ndagira ngo mutwizeze ikintu mfatizo cyangwa se ikintu gitandukaniyeho n'urukundo rwa mbere wigeze kugeraho ubaka kanya urimo ikiganiro ndimo ndategura njye na baby wanjye uretse ko umushinga wacyo ntabwo ndawunoganya neza kubera ko kenshi muri iyi minsi basigaye abantu basigaye biba amaproje y'abandi ariko ubu umushinga ukuntu uzaba umeze uzaba ari umushinga werekeye ku muryango kuko urabizi ko abana muri iyi minsi bafite ibikomere
ari ababyeyi bafite ibikomere, imiryango muri rusange ifite ibikomere, ariko turashaka kuzakora icyo kintu tugendeye ku muryango, hakazamo urukundo, hakazamo ibintu byo kubana neza n'abandi cyane cyane mu mafamiye, hakazamo ibintu byo kugira ubumuntu mu babyeyi cyangwa se abana. Iyo ni projet dufite, ariko tuzatangira ari uko twabashije kweganiza ibikoresho kuko bishatse kuvuga ngo muri kwitegura igikwe. Oya, ntabwo ari igikwe, ntabwo ari igikwe. Iyo projet ukuntu iteye, hari love story turi gutegura. Love story ntabwo navuga ngo ni filme, navuga ko ari uruhererekane nyine rw'urukundo. Eko mbivuga, hari uruhererekane rwa filme, hari n'uruhererekane rushobora kuba mu rukundo. Uburyo urukundo rukura, uburyo rwera, uburyo rushamika amashami, uburyo rushinga imizi, ibyo byose nkeka ko ibyo byose muzabibona mu biganiro byacu bizagenda bitambuka. Icyo mbasabye ni uko mugomba kuguma hano, mukaguma kuri Promesse TV show, ndetse nanjye Promesse, ndetse na munamuro wanjye cyangwa se Monange, muvuga uko mushaka, ariko ni Monange ariwe Ana. Tuzabagezaho byinshi bitandukanye, tuzasura imfubyi, tuzasura abapfakazi, tuzasura abatagira aho baba. Twebwe kubera ko ubuzima kenshi twagiye ducamo cyangwa se njye nagiye ncamo, nifuza kubona nanjye nishimanye n'abandi, cyane cyane abana bo mu muhanda, nyine muri bwa buzima. Nubwo tutarabona materiyeri zose, kuko turanashimira abadufasha muri buri kimwe cyose. Nawe turagushimira nk'umunyamakuru wadusuye ukaza kutuganiriza. Urumva ntabwo twebwe twari gukora ikiganiro nk'iki ngiki, byabaye ngombwa ko wowe uraza ukadusura ukatubaza, nyamara mu by'ukuri tugiye kubona icyo tuguha, tugiye gushaka icyo tuguha ntabwo twakibona, usibye urukundo n'ubwitange. Nshimira Apollinaire kameramani wacu abaturi hafi, alongside nyuma hariya Apollinaire uwo bakunda kwita pro, ararenze cyane. Tugiye gufungura Instagram izaba ari ya famille yanjye, izaba ari ya couple yanjye, izaba ari y'urukundo rwanjye na Monange wanjye. Niwe muzajya mugenda mubona ibintu byose azajya bijyaho. Urwo rubuga ni Apollinaire ugiye kujya urukurikirana, kuko turi kugenda tutikoraho muri iyi minsi. Ibyo bintu azajya agenda postingaho, niwe uzajya ugenda ubikurikirana, amashusho mugenda mubona. Mujye muduha ibitekerezo ndetse n'inama, biradufasha cyane. Ubu nshaka nakwitahira, ariko mbere yuko ntabwo najyana ntababajije ibibazo byanjye. Ibibazo byawe bitubaze, ariko tubaza ibibazo biri ku murongo. Mfite ibibazo 5, usibye ko bimwe muri byo mwabisubije. Mu rukundo habamo gufasha. Ese muri uko gufasha, numvisha ugisubiza mufite projet nziza yo kuba mwareba abana bari mu buzima, sinzi nimba nabyumvishije neza, bari mu buzima busa nkaho bukakaye, mukagira icyo musapotinga hamwe n'abakunzi banyu. Nanjye turabizi, nanjye turi kumwe, tuzagerageza dufatanye. Murakoze cyane. Hanyuma ya byose, mu bibazo byanjye, murakundana nibyo, hari n'ibyo muri guteganya. Ubu se aka kanya mwemera ko urupfu rushobora kuza rukabatanya? Icyo ni icya mbere. Bebe wagisubije, uvuga cyane bw'ize, ariko rero icyo ngicyo cyo ntabwo yakakitubajije. Byiza reka nkibaze muri ubu buryo nimba atacyumvishije neza. Nk'ubu ngubu haje ikibazo gishobora gutuma nyine umwe ajya ku ruhande, cyangwa se reka mbivuge gutya, nk'ubu aka kanya mutandukanye, hari icyahungabana mu rukundo mwari musanzwe mufitanye, bitewe na projet mufite nziza twumvishije. Dutandukana mu buhe buryo? Yapfuye cyangwa napfuye? Sinzi, mutandukana mu rukundo uko mwahuye, ndakuzi se ubu aka kanya muratandukanye, bibaye ngombwa ko mutandukana. Amashyi rwose twatanze, ariko mutanga amashyi abakunzi ba Promesse TV show, mukora kuri ako kazogera kugira ngo dushyigikire uru rukundo. Hanyuma icya kabiri nari mfite, sanze imodoka ya hirya yapfuye, sinzi nimba ari waguze imodoka cyangwa uracyari muri projet. Yewe ndacyagenda ku igare musaza.
ubwo abakunzi rero ndacyatega akamoto ahubwo buriya wenda bazandemera oya ariko nta nubwo bazandemera usibye ko nandemeye nta byanga ariko se bundi tujye tureka kwikina promesse ndaciriritse yewe nubwo nciriritse mu buzima busanzwe ariko ntabwo nciriritse ku mutima ndi umukire ku mutima nkeka ko ubukire bw'umubiri buza nyuma y'uko wakize ku mutima nimba mfite ubukire ku mutima rero ibyo byose bizaza imodoka niyo umuturanyi tu urakoze nanjye ndapanze nk'abandi mu Rwanda tubyita gupangaya ni ugupangaya ni ugupanga abapangaye ubwo ndapanze nk'abandi bose twishimiye urukundo rwanyu rero rukure rujye hejuru ikindi mukomeze iyo ntego mufite ni nziza ariko ntago nagenda n'ubundi ibibazo byanjye ntabirangije ndagira ngo baby agire ikintu akubwira nawe ugire ikintu musubiza bitewe na emotions z'urukundo mbere y'uko tubwira abakunzi bacu ngo urukundo rurakomeje mwumvishe ko hari uruhererekane cyangwa se love story igiye kuza ariko ishingiye ku rugo rwa Promesse izajya itambuka ariko ntabwo watubwiye bizajya bitambuka n'ubundi kuri channel yawe kubera yuko iyi YouTube yacu ni nshyashya ariko nubwo ni nshyashya bizajya bicaho bizajya hacaho ibiganiro nyine mu gihe wenda tutarabona ubushobozi kuko urabibona ari ibikoresho tuba twatiye ari amarokesheni nabyo biba bigomba kwishyurwa ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose birazajya ku murongo ariko uko byagenda kose izajya ica kuri Promesse kuko n'ubundi azaba ari ibiganiro azaba ari amapranka azaba ari pranka zishingiye nyine kuri iyo merci beaucoup ku kiganiro muduhaye Imana ibahe umugisha ndabona bunije hanyuma ya byose twari twifuje ko ni ukuvuga ngo narinje n'ubundi nzi ko ufite urukundo rushyashya uri mu rukundo kandi nakunze buryo ki uri feelings ku rukundo nyine utajya usubira inyuma iyo ugiye ku rukundo reka urukundo rwanyu rukomeze urukundo rwanyu rusagambe rusugire kandi rube ari urukundo rufite intego hanyuma ya byose nari mfite gahunda yo kugusura ariko ndishimye kuba nsanze mumeze neza kuba masanze sheri wawe mukomeze urukundo hanyuma ya byose nubwo bitari uploading cyangwa bitari bujye kuri channel yanjye ariko ndazi neza ko tuzakorana ibintu byinshi ibiganiro byinshi kandi reka urukundo rwanyu rusagambe ku bakunzi bacu rero twari turi kumwe na Promesse TV show banzu kande subscribe and share ibindi wa rap said be the not be cannot be the great ubundi naho ubutaha dushyigikira urukundo rw'abakundana ibindi Imana icyo bivuga mba nabuze ukuntu mbivuga murakoze ciao